Nkuko nari maze kubibabwira mu gace kacu kanyuma k'ikiganiro tugomba gusesengura tugomba kwifashisha muri rusange amashusho tukamara urujijo abantu bamwe na bamwe cyane cyane ku itegeko rya 11 mu mategeko 17 agize umupira w'amaguru. Uyu munsi rero turaza kuba turi kumwe na Munyemana Hudu alias Nzenze mu kiganiro cyacu abidufashemo ari nako tugenda tuganira. Hudu, ndakwakiriye muri half time, ndakwakiriye muri Royal TV. Ikaze. Murakoze cyane. Karibu cyane rwose kuba witabira ubutumire bwacu, ndabize hanze anga imvura ntabwo ibimeze nabi ariko wihanganye uraza, ndagushimiye cyane. Niko bimeze nanjye ndagushimiye. Hanyuma bimeze gute nyuma y'iminsi ishize utubwiye ko abakinnyi ko bamanika inkweto muri tennis bakamanika raketi, ubu ngubu abasifuzi namwe mumanika ifirimbi? Nibyo koko hashize igihe gito nsezeye n'umwuga wo gusifura. Mu by'ukuri igihe cyari kigeze yuko nsezera nyuma y'igihe kinini cyane nari maze nkora aka kazi kugira ngo kameme mparireba barumuna banjye nabo ndebe ko bageraho nageze cyangwa se bakanaharenga. Munyemana Hudu, abantu bakunze kuvuga ngo Munyemana Hudu muzi ubundi watangiye gusifura ryari? Urangije 2016 ko ntabwo harimo abatazi wenda igihe watangiriye gusifura. Nibyo natangiye gusifura mu 1996 nibwo nakoze formation ya mbere ya CAF. 1998 ntangira gusifura au niveau local mu cyiciro cya kabiri. Umukino wa mbere buriya wasifuye wa mbere wibuka wahuzaga izihe kipe? Mu cyiciro cya kabiri ntago naba mbyibuka. Ntago naba mbyibuka. Ariko nko mu cyiciro cya mbere se wabyibuka? Ntabwo mbyibuka. Natangiye icyiciro cya mbere muri 2000. Muri 2000. Okay. 2000. APR nari wayisifuye ryari bwa mbere? Ntabwo nibuka ko na iyo match nayisifuye inshuro nyinshi cyane. Nyinshi cyane. Birumvikana imyaka bari myinshi, imyaka 20 hafi 20. Ubwo biteranyije yose ni nka 20. Hanyuma tuzi Munyemana Hudu Nzenze, izina ryo ryaje gute? Okay. Ako kabyiniriro ni nk'abandi bose baratugira. Kenshi nkuko mubizi bakunze kutwita abantu bakiri batoya. Ntabwo rero nakubwira nti bisobanura iki kuko babinyita nari ngire muto nkura numva ko kazina nk'abandi bose nkuko batugira nibyo. Munyemana Hudu Nzenze, no kugira ngo tuganire uze kudusobanura byishanga abantu bakuzi ubundi sibye kuba uri umusifuzi, sibye kuba uri umusifuzi nkuko wabivugaga mu kanya gato birambyemo. Munyemana Hudu ni muntu ki? Arubatse? Donc twibwire. Urakoze cyane. Nitwa Munyemana Hudu nkuko wabivuze. Nkaba nubatse, mfite umugore n'abana 4. Nkaba mfite imyaka 42. Nkaba ndi umwana wa gatandatu mu bantu 8 tuvukana. Wari uri hafi kuba Nyandwi? Nkaba naravukiye Nyamirambo. Amashuri abanza nayize ku École Primaire Intwari. Amashuri yisumbuye niga kwa Kadafi, aho bita kwa Kadafi, École Secondaire Scientifique Islamique. Amashuri makuru niga muri École Nationale des Postes et Télécommunications. Vrai citoyen kabisa. Donc umujyi wa Kigali. Ndo umunyamugi. Hanyuma niki cyagukundishije kwinjira muri uyu mwuga wo gusifura Hudu? Kwinjira muri no mwuga nta kindi ni umupira narawukinnye, nawukinaga ku ishuri. Nakinye no muri première division, ikipe yitwaga 11 Vedettes. Nyuma nza kubura umwanya bitewe n'amashuri. Ndavuga ni kugira ngo ngume muri domaine ya sport nakora iki? Domaine ya football. Nibwo ndabyuka ndi kumwe n'umusifuzi nawe warangije witwa Kagabo Isa, kuko buriya dusa nkaho twariranywe, twaravukanye. Turavuga ati ko iby'umupira bitunaniye ibyo kuwukinira mu kibuga ko byanze, twagiye mu busifuzi. Iyo ide tuzamo, icyo gitekerezo kituzamo. Turagenda turabisaba nk'abandi bose baratwemerera. Hari kera ari mu 1996. Icyo gihe federasiyo igikorera ku Mahoro. Ni kera. Kuko yavuye ku Mahoro ijya ku Muhima, iva ku Muhima iza kuri Ferwafa. Nuko rero n'inzira ndende. Uza kubikunda gutyo utangira formation 96. Ntago byatinze kuza kuko nakinaga umupira byaranyoroye no gusifura. Kuko iyo wakinnye umupira uba ufite quelque notion
ku buryo gusifura bitakugora. Ari principe zimwe na zimwe ubuzi. Ari amariyalite y'umupira w'amaguru. Realite y'umupira burya nicyo kintu cyane. Ntabwo uba umeze nk'umuntu utarakinnye. Ntabwo umeze nk'umuntu utarakinnye. Hanyuma mu gusifura kwawe muri iyo myaka 20 umaze usifura, ni nk'uwuhe mukino utazakwibagira mu mutwe, yaba wowe watoje nako wasifuye mpuzamahanga cyangwa se lokalma? Umukino mpuzamahanga nasifuye numva nishimiye kandi wari mu rwego rwo hejuru, ni umukino wa kimwe cya kabiri cya Champions League hashize imyaka 3. Ni umupira wari wahuje ekipe ya Zamalek yo mu Misiri n'ikipe ya Orlando Pirates ya South Africa. Yari muri demi finale ya Champions League. Zamalek icyo gihe yasezereye Orlando Pirates. Umupira narawusifuye wari ukomeye, nayo baze gusifura match bavuga ngo itsindira ijya finale ya Champions League. Umupira waranshimishije cyane. Birumvikana ni kimwe mu bintu utazibagira. Hano mu Rwanda? Hano mu Rwanda nasifuye imipira myinshi kandi igenda neza, ariko imipira nasifuraga nkumva ndishimye ni derby ya Marine na Etincelle. Umupira nawusifuraga banzi cyanga cyayo cyaragabanutse, ubu ngubu cyaragabanutse kuko umupira wabaye nk'umanuka, ariko mbere yabaga ari rivalite, donc byabaga ari byiza. Umupira waranshimishije. Marine na Etincelle. Marine na Etincelle. Kiriya gihe mu bushyamirane bwabo kabisa. Iyo niyo match nasifuraga nkumva ndishimye. Birumvikana urakoze cyane, turaza komeza kugenda tuganira na Munyemana Hud Nzenze hano mu kiganiro cyacu half time, ariko reka tube tuvuye gato kuri biography yiwe, tube tuvuye gato kuri profile yiwe, atwibwira wari we, atubwira muri rusange icyo yavanye muri imyaka 20 yaramaze asifura.